Dusome rya jambo ry'Imana muri Yesaya ibice 54. Duhere ku murongo wa mbere. Umusomyi dusomeye hereye ku murongo wa kabiri, ariko ntacyo bitwaye, duhere ku murongo wa mbere. Dusome Yesaya ibice 54, umurongo wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Imana igarura ubwoko bwayo nk'umugore ucyurwa. Ishimire wangumba we itabyara, turagaruririmbe utere hejuru wowe utaramukwa, kuko abana b'igishuba ziko baruta ubwinshi abana b'umugeni warongowe. Niko Uwiteka avuga. Agura ikibanza cy'ihema ryawe, rega inyegamo zo mu mazu yawe zigireyo, ntugarukire hafi, wungura imigozi yawe ibe miremire, ushimangira impambo zawe, kuko uzarambura ujya iburyo n'ibumoso. Urubyaro rwawe ruzahindura amahanga, kandi ruzatuza abantu mu midugudu yabaye amatongo. Amen. Indi mirongo ndaza kuyisoma nyuma. Nkuko mubibona, iki ni igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, uwo bita mu Gifaransa Prince des Prophètes, kuko niwe mukuru mu bo twita abahanuzi bakuru. Buriya abahanuzi barimo amatsinda atatu. Yemwe murakurikiye se? Mumeze neza? Itsinda rya mbere n'iryo mujya musanga mu bami, ryitwa irya babamenya. Babamenya, umwami wese wasangaga Imana imuha bamenya we. Asa yagize bamenya we, Hezekiya agira bamenya we, Dawidi agira bamenya we, ariwe Natani, n'abandi n'abandi. Imana yabaga ibikoreye kugira ngo uwo mwami, reka tuvuge ngo bamenya mumerere nka telefoni muhuza n'Imana. Imana ibona uko izajya imuha imirongo ngenderwaho. Haleluya. Imana ibona uko imukebura. Numvaga nifuza ko abantu bagenda mu iteraniro bakwicara. Niko mbyifuje ariko umushyitsi. Umwami wese agira uko ahura n'Imana, agira umuyoboro, connection imuhuza n'Imana. Imana ijya ibona uko imukebura, ibona uko imuhwitura, ibona uko imukangura, ibona uko imumenyesha ibyo yifuza kumumenyesha. Haleluya. Murabyumvise? Nimushingira ku magambo Natani yaganije Dawidi, murasanga ari byo. Nimushingira ku magambo bamenya wa Asa yamuganirije yitwaga Hanani, murasanga ari byo. Mu gice cya 16 cy'ingoma za kabiri. Hakaza itsinda ryitwa y'abahanuzi bakuru, les grands prophètes, bahera kuri Yesaya nyine. Yesaya, Yeremiya na Ezekiyeli. Abantu bakora kwibaza bati ubwo Daniel kuki atagiyemo se? Mpamvu Daniel atajyamo nuko Daniel iby'ubuhanuzi bwe biri hariye, kuko yabitangiriye i Babuloni, ataranazwi ko iyo mpano ayifite cyangwa ko ari we. Atangira asobanuzo z'umwami, birakomeza, nta nicyo muvugaho cyane kubera umwanya wacu. Abo bakuru batatu, Yesaya, Yeremiya na Ezekiyeli, nibo bagize itsinda ry'abahanuzi bakuru. Yesaya uyu nguyu rero mwene Amasiya, abandi bita ngo ni Amos, akaba yari mubyara w'umwami witwa Uziya, kuko ise wo nguwo yari nyirarume wa Uziya. Byamuhesheje ndacyita amahirwe, opportunité yo kumenya ibintu byinshi by'ibwami nka biro, no kumenya byinshi by'igihugu. Ibyo baganiraga na se, cyane ko se nawe yari umunyamabanga mukuru ku ngoma ya Uziya.
bigatuma rero Yesaya amenya iby'ibwami cyane kandi akamenya n'iby'igihugu. Byaramugoye kwakira ubuhanuzi bwa mbere buvuga ku Bisiraheli, buvuga ku bwoko bw'Imana. Muti byamugoye kubera iki? Nkamwe mwese niba muzi uko impano z'Imana zikora, byaramugoye guhanura ibintu abwiweho n'Imana kandi anabizi. We byakorohera? Korodi, we byakorohera? Ibintu wari ubizi none kandi bibwiweho n'Imana, birakugora cyane kubitwara. Ugira utahara babyumva, barabyitirira ko mbizi, nsanzwe mbizi. Amen. Ariko turi kumwe neza neza. Icyo kikaba, ndashima yuko Imana impaye kuvuga, icyo kikaba aricyo cyamuteye mu buhanuzi bwe bwose gukoresha icyo mwita mu Gifaransa le moi. Ai, Kinyarwanda ndi ni Uwiteka, ndi Uwiteka mwavuganaga. Niwe wenyine wakoresheje ngenga ya mbere y'ubuki, ako mwita première personne du singulier. Ndi Uwiteka avuganaga namwe, ni Uwiteka uvuganye namwe, niwe wenyine. Fati natoya hatagira umuntu unyitiranya na mwene Masiya mubyara w'umwami. Oya, ndi Uwiteka. Mazi ushaka kugira ivogonyo n'izima wese acecekeshwe nuko yumvise ari nde? Ari Uwiteka. Akomara kumvise? Uwa kabiri wamukurikiye ari we Yeremiya, nubwo ntabatindaho, ariko kwereka difference, itandukaniro ryari ririmo. We ahamagawe akajya akoresha ngenga ya gatatu, troisième personne du singulier, akavuga ati nguko ku Uwiteka Imana avuganaga namwe. No mu gutangira, nimwumve uko Uwiteka Imana Nyiringabo avugana namwe. Uzi icyabiteraga? Yari yararebye urupfu bishe Yesaya, yibwira ko wenda bamuhoye kwevuga ngo ni jyewe. Agatumva reka nze mbihirize ku Mana, n'abashaka kumpagurukira mbabwiye ni Uwiteka. Abivugaga. Niyo mpamvu yageze akanakoresha ijambo rivuga ngo ijambo ry'Uwiteka rinzaho, nkaho atarihoranye, nkaho ritamurimo. Rinza korari rinzaho. Haleluya. Come on. Ryanjeho. Ngo rero ntimubimpore, sinzi ukuntu mwongereye ibi bintu shaye. Ryanjeho ntago ari ibintu byampozemo, ni ibintu ryanjeho. Tugarike kuri Yesaya rero, Ezekiel ntagira amuvugaho, afite amateka maremare. Yesaya uyu nguyu ubuhanuzi bwe cyane burimo ibintu bibiri bikomeye. Burimo guhanura ibigiye kuba ku Bisiraheli bikomeye, ibyago bagiye gutezwa, inkoni bagiye gukubitwa, akaga bagiye kubona. Icyo ni igika cya mbere. Hakazamo igika cya kabiri cyitwa Mesiya, umucunguzi wabo. Mana nishimwe. Aho niho akomora izina rimwita umuhanuzi w'ivugabutumwa, prophète évangélique. Ibintu bya Mesiya yabihanuye mbere yuko bibaho imyaka 700. Unyumvire nawe. Ibi rero tumaze gusoma hano ni ubuhanuzi yahawe nyuma yuko ahawe ubwo kujyanwaho iminyago i Babuloni.
arabihanura arabivuga, aravuga ati mbonye mugiye kujyanwaho iminyago hehe i Babuloni, haje igisiga cy'inzara ndende cy'amoya nicyo kigiye kubagurukana kibajyane. Naho garavuga Nebukadinezari n'igisirikare cy'abakarudayo bagiye kuza babajyaneho iminyago. Kandi ikintu kibiteye Imana, kanze mbabwira ikibiteye Imana, ibitewe nuko mwagize umurengwe muradamarara, mwibagirwa Uwiteka muramureka, mwaranyoye murasinda. Niyo muhanuzi wavuze ku nzoga cyane Yesaya, niyo wavuze ku nzoga, inzoga y'urwagwa 28. Bazabona ishyano bazindurwa no kuvumba, munyakire twumve, ibisindisha bakabyiririrwa bakabirara inkera, bikagirwa bihinduye nk'iki, nk'abasazi. Uwiteka ati maze icyo mfa nabo mu nkera zabo nta wibuka imirimo itangaje nakoze, ntibafata umwanya ngo banshime, ahubwo barasinda bakavuyarara, ndetse bikabaviramo iki, ubusambanyi. Hariyaho harimo ikitondero. Yese yavugaga ubusambanyi, yabaga avuze ubusambanyi sexuellement bw'igitsina, ariko akanavuga n'ubusambanyi bwo gusenga ibigirwa mana, kureka Uwiteka. Niyo mpamvu mwumva mu bice bye haravuga ati mu mpinga zose z'imisozi, munsi y'ibiti byose bitoshye hari agacucu, wa mugore wanjye Isiraheli we, warahanyuze wibunza warigize maraya, urabyumva nawe? Tirere icyo ngicyo giye kukibakubitira, mbajyana ahantu ku ishuri mugomba kwiga imyaka 70. Ngo ningahe ibaho se ubundi iyo myaka y'ishuri? Hagirwa ni iki cy'umuntu abakurikira? Hari kigitangaza kiba muntu wize neza rwose akanshena adasibira ku myaka 23 yaba amaze gukora maîtrise masters, none imyaka 70. Ngo Yesaya agira ikibazo ati imyaka 70 tumva ntazi iyi myigire iyo ariyo. N'Abisirayeli bagira ikibazo imyaka 70 y'ishuri. Uwiteka ati kandi ikindi, zabajyana kure y'urwina. Urwina muraruziye ngo abana do sinababwiye, urwina rutari bitoki bikavamo umutobe bagashyiramo imbete zikabyara iki, inzoga, urwagwa. Zabajyana kure y'urwina bajyane kure y'inzengero. Inzengero not insengero, inzengero ni pluriel, ni ubwinshi bw'urwengero, aho bengera. Nzabajyana kure aho mutazabona vino, nimumara kugumwuma inyota ibakarangiyeyo, nta rwagwa mubona, nta gusinda guhari. Muzanyibuka ndi Uwiteka, kandi nimunyibuka, haleluya, nimunyibuka mugahindukira mukisubiraho, Imana nishimwe, nimuhindukira mukisubiraho, mwese nzarostika, nzabagarura hatabuzemo n'umwe. Yo myaka nishira, haleluya, nzabagarura mu gihugu cyanyu, muzakibamo munezerwe. Ariko nimbona ibyo mbakoreye nta somo bibasigiye, muzashirirayo mbarangize. Aha hantu nzahaha abandi nkuko nahirukanye abandi. Ntabwo two mucyumvise, sinzi ko mucyumvise. Nimutanyubaha ngo mungarukire muhindure ingeso zanyu, zabarangiza mushire. Hano ngire gute? Nkaha abandi nkuko na mbere nahirukanye abandi. Cyo ni ikintu gikomeye rero buryo. Haleluya, amen. Mana we, ya umutambyi wari uriho icyo gihe bitaga Yekoniya ategura amasengesho.
ategura iki? Hari igihe nagiye nkurikirana amasengesho yateguwe nkayakurikirana nkareba, none nkagira ikibazo. Ariko amasengesho mana ni byiza ko yateguwe, urakoze cyane, n'ababiteguye ndabagushimiye Imana, ariko se harimo no kwiyeza se? Amasengesho agira ibintu biyasasira, agira ibyagira meza. Amen. Kwezwa. Yekoniya yatangaje, baraje bashyize ivi hasi ngo baragira ngo birukane gahunda yo kujya ku ishuri. Oh la la, narada sava, umeze neza? Ngo barasengera ikira ngo birukane gahunda yo kujya ku ishuri Babuloni. Mana twirukanye iyo myaka 70, twirukanye Satani dukura iwacu, ducyashye dayimoni dukura muri gakondo yacu. Umva nawira, kandi Imana yasobanuye ikigiye kubitera. Rero urarwanya ikitari impamvu, aho kwica mbiteye jya urwanya ikibimutera. Barimo basenga, bakuturanyije, batitirije, siko mubyitara? Abapfukama bapfukamye, abakumbagaye hasi bakumbagaye, barimo basenga. Yesaya arahaguruka ati, ndi Uwiteka Imana ivugana namwe, nimuntege amatwi. Ubu ntabwo nkiri Imana yo kwitwarwaho. Ngwiki? Ngwikira? Ubu ntabwo nkiri Imana yo kwitwarwaho, si nkiri Imana yo kwingingwa. Uzanyinginga azanyingingireyo. Abakozi b'Imana, mana se urabyumva? Si nkiri Imana yo kwingingwa, si nkiri Imana yo guhendahendwa. Uzampendahenda azabikore mwaragezeyo. Bivuga ngo icyo kugenda cyo ntigihinduka, rien ne change, nta gisibya muragenda. Ubwo ikintu bivuze ni nko kubabwira tumva aya magambo muri muvugira ahangaha ni amatakira ngoye, aya nayo mutewe nuko nabakangaye. Ndabazi muhinduka vuba, murababuka ntabwo mushya. Nsubiramo di, murababuka ariko ntabwo mushya. Uzanyinginga, uzansenga wese azansengereyo. Naho kugenda ko mana we, mana we, mana we. Uwiteka ati kandi bahere ku basaza bari ahangaha, basaza b'imfura, 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 aho bita mu Gifaransa les nobles et les clergés. Imfura n'abatambyi, aho nibo barunywaga neza, banywesha umuheha mutoya w'umugano we, wo mu nda hatoya utatuma ukorwa. Bene ako gaheha kanyweshwa n'imfura. Nanjye ubwanjye nkizwa niko kari gahari. Abo ni Imana yahereyeho. Kuko buriya mu kubatwara babatwaye ibyiciro bingahe? Bitatu. Icyiciro cya mbere ni icy'abo ngabo b'imfura n'abatambyi, icya kabiri ni icy'abantu bifashije bibeshejeho bakwishyura mituweli, ibintu ngibyo. Icya gatatu ni icy'abanyuma b'abakene b'abatindi. Barabajyana babagezayo i Babuloni. Mwokabyara mwe ngo bagezeyo, ndashaka kwihuta ngo ngere ahantu nshaka. Bagezeyo abana b'abahungu
batoya bareba ukuntu ba se na ba sekuru bicaye bifashe ku itama, iminwa yarumye, iminwa yarumye. Umuntu arimo gushishuza umunwa iryinyo, kubera ko n'umuntu gushishuza iryinyo yaraje ibishishwa, ibyo bita sécheresse, baragize umwuma, amaso yaramenetse, nta kintu cyo kunywa, arasaza. Base na base wabo na basekuru, uwo mwanya bafatwa n'umwuka w'ubuhanuzi bwitwa émotionnel, ubuhanuzi bw'amaranga mutima buvuye mu bitekerezo. N'ubu ngubu kandi buriho, nta buriho. Umuntu akakureba nukusuko, naho kumbe wagiye utambaye impeta wayibagiwe, atubukwe. Nayo madarubindi zose wazite, ubukwe ndagushingiye nduwiteka. Ngaho buriho rero, buriho bureba, buriho bukureba ukakuramo amafaranga yayifuza kaguhanurira, buriho. Ubwabaye icyo gihe rero n'ubwavugaga ngo duwiteka ndabihinduye, myaka ndayigabanyije, muratashye ragide sha shush bagaruye iwanyu sha. Urabumva ariko icyo gihe Yesaya bari baramaze kujya gute kumunyuza urukezo mu kanwa, byararangiye. Nirwo bamwicishije mu byibuke, barucishije aha niko iteka ryaciwe, murucishe mu kanwa hariya niko kadukozeho, mukasanye gutya mugasaturira aha ngaha mutya no muhingukira n'urwo rupfu yishwe. Uburo hariho Yeremiya, niwe ari kumwe nabo mu bunyage. Imana irebye ibyo bintu, igiye kubihuza n'ibiri ku mutima wayisanga ntaho bihurira, si ibivuze ndetse 70 iracyayikomeje, ntihazavaho n'umwe. Oh my God! Nibwo ihagurukije Yeremiya mu magambo yamuvugiyemo mu bice byose bibanza 5, 6, 7, 8 gukomeza. Ndabizi mwarahasomye, tega amatwi yewe mwana, wowe ufite agenda, funga agenda cyangwa ni telefone kandi ubwirimo telefone. Uwiteka aravuga ngo abantu bavuga ntavuze bazabona ishyano, abambeshyera ko barose ntacyo barose kababayeho. Yego, Uwiteka abwireme ngo babwire ngo imyaka 70 yavuze mukiri i Buyuda ntabwo ndakuraho n'amezi, iracyari 70. Mugomba kuyimara neza mukayitsotsoba. Ikindi kandi nababwiriye ko yuko abazezwa mugatunganywa muri efiyo mukanyumvira mwe nzagarura, ariko batazatunganya ingeso zabo ngo muhinduke muzarangirirayo. Hanyuma rero Yeremiya 23:30 haravuga ngo mpagurukiye abahanuzi biba n'amagambo yanjye, kwiba kujya gute, mpagurukiye abahanuzi biba n'amagambo yanjye bavuga ngo Uwiteka yavuze kandi atavuze. Ubwo kwiba kwari ukuhe? Ubuhanuzi bumviye kwa Rubeni, wo kwa Simewoni warura aho ngaho akabutwara, wo kwa Lewi warosoye kwa se wabo akabujyana, yego, wo kwa Gadi warura aho ngaho akabutwara. Barabuhererekanya kandi bwose ari iki? Ari ibinyoma. Nibwo Uwiteka avuze ati mva 29:11 nimugume hamwe mukore igihano neza, gusa nzi ibyo nibwira zabagirira. Nimuhumure, si ibibi ni ibyiza.
mbibabwiriye kubarema agatima k'ibyo muzabona hanyuma. Muzanyambaza nzabumva, mu nzira mugenda nimuntabaza nzabatabara. Ariko 70 yo nibwo abana bose bahanuraga ibinyoma n'abari batangiye kubyizera, noneho bagumye hamwe rero bati turabyumvise 70 nta gihinduka. Bari bafite amabwiriza birakomeye. Irya mbere niryo kwirinda kwigana ururimi rwaho, irya kabiri niryo kudashakayo. Kudajya gute? Kudashakayo, kurongora abakobwa babo cyangwa abahungu babo bakarongora abakobwa bacu bo mu Bayuda. Icyo cyari ikizira. Cya kabiri, kwirinda kwigana ururimi rwaho. Haleluya. Ariko mujye mubara imyaka abacu bamaze mu bindi bihugu, bakaba batashye bavuga iki? Kinyarwanda. Birajye n'ubutwari, mujye mubashimira. Ubwo ubushyise bwanyu mukome menshi niba mushaka kuyakoma. Kumva kuva 5 na 7 5 n'umunani 5 n'ikere 6 na 1 abantu bo muri myaka 40 nako 70 za 70 ubu nishize. Ariko bari bamaze 40 n'undi tudusaga, barabashije kurinda umuco wabo, ururimi rwabo. Nuko Yeremiya amaze guhanura kuriya rero, haleluya, Imana itangira kubitegura, gutegura uko bavayo. Mwabiririmbye, mwakoze cyane. Ni Imana irindi jambo ivuze ikarikurikirana ikarisohoza. Sifa kwa Mungu, haleluya. Ni Imana itegura izi gupanga. Kamabwire nk'abaciremo gakeya, narebye ukuntu yapanze ibintu bya Mose n'ivuka. Ndabireba ukuntu yabipanze agakurira kwa Farawo. Ndabireba ukuntu bipanze akajya Midiyani ngo yige ubuyobozi. Haragiye intama. Ndamureba. Kandi ibyo bintu ibikora imyaka 400 yavuze bazamarayo ikibura. Ikigira gute? Ikibura. Kuko Mose yatangiye umurimo amaze imyaka 40 y'amavuko. Ayobora abantu imyaka 40 mu butayu. Yego? Mwabyumvise? Ugashyiraho n'indi 40 yamaze kwande kwa Farawo. Asaza agize irigibiri. Ni Imana ipanga rero. Dufite Imana ipanga gahunda. Kandi uko yabivuze nyine, umwaka wayo ni umwaka. Yo mpamvu mvana muri bavuga ngo umwaka w'iki? W'imbabazi. Cyo jambo ryitwa umwaka niyo ngigisha mu mpera z'umwaka, nsobanurira impamvu ivuga ngo uyu mwaka uyu uzababere, uyu mwaka uzamere gutyo, uyu mwaka. Nuko nayibizi neza ko uyu mwaka hari ibintu itangije. Mana nishimwe. Ubusa mwagira ngo ntifite ibintu yibwira izatangiza ku ya mbere z'ukwa mbere 26. Birahari. Wirambirwa rero ngo uvuye uti Mana reba aho uyu nguyu ugeze, Mana uramaze. Uyu ne wawe wanyuma w'ubuzima. Hari ikintu byawe byaza mwutaha rero. Haleluya. Utyo sha. Amen. Haleluya. Nihangayika ngo upanike. Ni Imana igira gahunda, igira ingengabihe, igira iteganyamigambi, igufitiye planification. Hatawe tafashe ku Imana yacu. Irimo irateganya ibintu izi ibyo yibwira. Umva ukuntu ari Imana gupanga rero. Yeremiya arahanuye nihute, nabo baramwica sasa. Imana ihamagaye agahungu kitwa Ezekiyeli. Mpamvu ngisa agahungu kari gafite imyaka mike 26 y'amavuko. Ntabwo kari kemererwa gukora imirimo hanuzi, kuko yose niyo ubutangiye byari kuri 30. Ubwo yaburaga ingahe? 4.
Uwiteka ampamagaye asanga afite n'impamvu yo kubura, aravuga ati uranabizi ko nkiri mutoya, ndacyari n'umwana, kurumva ntaho najya rero. Uwiteka ati kuba uri muto nabyo ndabizi, ariko uzajyayo da, uzagenda kandi uhumure, ruhanga rwawe nzarukomeza, tugire nk'intosho ku buryo uzahangara impanga zabo. Uzababwira nibumva cyangwa ntibumve, ariko nyuma bazamenya ko umuhanuzi yari abarimo. Ezekiyeli arabyanga simutindaho nubwo afite ibintu byinshi by'amateka, aruhanya n'Imana, mwokagira Imana mwe. Witeka mu rwaza indwara ya pararize, abantu bakaza baje gusura umuntu warwaye, bahagera agahanura, imubyukije kuri urwo buriri arasara. Abantu baza gushika baje kureba umusazi agahanura. Baratse wumve se ngwiki, nyuma y'ibisazi yiyogoshesha ibintu Imana imutegetse. Kuraho umusatsi waha, iyo zingu ripfunyitse mu ishashi, kuraho waha uhuhisha umuyaga, waha ngaha uwusigarane, waha ngaha uwushyire mu mazi awutembane. Umva nawe ibyo bintu. Nibwo baje kureba ibyo biharanjongo by'uwo muntu rero, baje arahanura, ababwira ko uyu musatsi upfunyitse mu ishashi ari abazataha, utembanywe n'amazi ari abatazumvira bagasigarayo. Mwabyumvise? Uhushwe n'umuyaga ari ubuyobi, tuzabafatirayo. Ngo iki? Icyanyuma iramubwira iti kandi ndabona utarimo kunyumva rwose, sinzi impamvu ngo utuma guhanura bya nyabyo bitari ibingibi ngo uhamagarira abantu ukanga. Ugiye gupfusha ikintu wakundaga, ntugipfusha, ntuzarire, ntuzaboroge, ntuzagire ikimenyetso na kimwe cy'uko washavuye, ntuzirabure, ntuzatenduze imisatsi, uzaceceke. Imana bivuga nka none kwa gatandatu gitaha apfusha umugore we sheri wakunda cyane, kakira akagene disi, kakira akagene Imana, kamupfira mu maboko katarwaye. Yajya guhegima ngo abye sheri yarageze, Uwiteka ati uturere twaje gusa ati hanagura se. Uwiteka aramubwira ati ubuse kure buririra umugore wawe upfuye, reba igihe nagutumiye ngo ujye kuzana uwanjye, uheze aho yahukaniye na musenze, wanga kujyayo. Niyo mpamvu ntwaye iwawe rero ngo nkwereke agaciro ko kubura umugore. Yemwe murabyumvise? Bwa nyuma ubwe yivugira ko, niko ubwe yivugira, arivugira ngo nuko Uwiteka anterura ndi mu mwuka, anjyana muki mu mwuka. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Yanteruye mu mwuka, antwara mu mwuka, ikirere cyose mu mwuka, amanura mu kibaya, nsanga amagufwa yumye, ayanzengurutsamo, ndayazenguruka birangiye. Arambaza ngo Ezekiyeli we, Ezekiyeli we, aya magufwa uko yabonye yakongera akabaho. N'umujinya mwinshi ndavuga ngo ni wowe ubizi, ni wowe ubizi, jya unkuraho ibyo bintu byawe, ni wowe ubizi. N'umujinya mwajya ngo se naje mu ni wowe ubizi ririmo icyubahiro? No, Uwiteka yamutwaye ataragiza n'ikiriyo. Umva se, tingoro itegura uhanura uko utegetswe. Hepfo akavuga ngo nuko mpanura uko ntegetswe, aho kantu kavuga ngo nyine nuko ntegetswe. Wumva mbite mu bushake se nuko ntegetswe nyine. Ngihanura undebere ibintu by'Uwiteka, ngihanura vrema, umunyumvire nawe Uwiteka vrema, ngihanura mbona muyaga urahushye, mbona igufwa sifa kwake,
riramutse risanze iryaryo, umuntu uvuze iryaryo mu mungorere mu ntoki. Abandi bakunda kuvuga ngo risanga irindi. No. Ntabwo ari irindi, ni iryaryo. Kaganza kakirukanka kakidoma hano mu bujana, kaboko ngo diridiri mu nkokora, akarenge ngo jugujugu, aha, ugutwi ngo diridiri, ahanga mva, buri kantu mu mwanya wako. Ibyo bintu byarimwo bisohoza bya bintu Yesaya yahanuye ko agiye kuzana abana b'intabwa b'inyungwakazi, bakaba benshi kuruta abana b'umugeni. Haleluya. Umugeni Bibiliya yavugaga hariya muri Yesaya, nze migarukeho. Umugeni Yesaya yavugaga hariya mu mwumvaha ni Yerusalemu yo mwijuru, ariyo torero. Muracyumvise? Yego? Yerusalemu yo mwijuru ariyo nde? Ubwo nibo bande? Twebwe wakabyara. Nibo twebwe. Hanyuma Yerusalemu, abana b'umugore ngo ukundwa kajwe rero, yego? Yerusalemu iri hepfo hariya, hano muri Aziya. Hariya mureba harimo gushya hagatwika naho hakahotsa gutyo. Yesu adufashe. Turakigaruka n'ijya gusoza. Ezekiyeli abwiriwe guhanura, reka mbyite siyansi igice cya kabiri. Ngo hanuye, ngo abona ya magufwa yamaze kwegerana, ngo ateweho imitsi, yego, imitsi mito ni minini. Abize biologie murumva, abize biologie byo bita les veines et les artères. Mitsi kwagiye ko nabona borosheho iki, horoshweho inyama. Amen. Uwo mwanya bona hagiyeho iki, uruhu, maze bisigara aho ngo ari imirambo. Rero ubuhanuzi bwa gatatu, ngo mbona umuyaga uhushye muri ya mirambo, irahaguruka irahembuka yirema inteko. Mana nishimwe. Nibuka bwa mbere ndi muri Israeli, umuyuda watwigishije yaratubwiye ngo ibi bintu byo kuba abantu barimo bajyayo cyane, ngo kandi hakajyayo abantu biyobokamana cyane. Amen. Ngo ubwo buhanuzi bumaranye imyaka myinshi avuga ubwo ngubwo Ezekiyeli, yego, ubwo ngo kuri bo ni umuyaga urimo guhuhayo uhembura imirambo. Bivuga ngo hari igihe cyabaye Israeli nta na minisiteri ya tourism igira y'ubukerarugendo, ariko ubu kubera abakerarugendo yayishyizeho kandi irabikomeza. Rero iki kintu kihesha abashyitsi cyane, kandi nk'umuntu wagiye inshuro irenze imwe, mbabwije ukuri ko nta abacuruzi si ibyabo, ni ibintu byo kurebwa n'abigisha n'abana b'Imana, nibo bigirira umumaro. Amen. Nihuse, Daniel baramukurikiye sasa. Daniel rero aba ni ubaye umuteguro w'Imana ukomeye mu kuzageza ku gihe cyo gutaha kwabo. Ya Mana ipanga mu yimpera icyubahiro, ya Mana izi gupanga neza ibintu. Haleluya. Niba mwibuka mu gice cya mbere cya Daniel yatangiye ate? Yatangiye ate? Bantu bavuye ku ruyenzi. Yatangiye gusa bavuga bati umwami yatanze amahirwe yo kwiga muri kaminuza. Nyumvira nawe ra, ibyo wumva hari ikintu cyazavamo? Umwami yatanze iki? Amahirwe y'abantu bajya muri kaminuza. Iyo kaminuza yari yuzuye,
yari kaminuza igomba kwigirwamo ibya psychology. Avuga ati iyo kaminuza rero izigwamo n'abana b'umwami, abana b'abatware, ab'ibisonga, hepfo akavuga ngo n'ab'imfura bandi, ngo kandi duhaye amahirwe n'ababanyagano hagira utwana mwatoranya mu tw'udusore, utwo mubona tuzi kwitegereza, observation, dufite akantu ka eloquence, ni ukuvuga neza, kuba bahagarara imbere y'abantu bakabasha kwipresenta. Mu ndebere muduhunga tungahe nka tune, niyo mahirwe tubahaye amahirwe y'abana bane. Yesu we, njya numva amarira murira iyo bababwiye ko selection irashaka abantu bane mu bantu 3,000. Mwibuke amarira murira mwese, ndabashisha hemwe amarira murira ngo nawe unyumvire ma, twadepote turi bangahe 3,700 kandi ngo barashaka mu bane muko unyumvire nawe, ngo ayo mahirwe nayizera. Bane nibo bari bemewe uwo mwanya. Haleluya! Mu gutoranywa Daniel aza kwisonga. Mana ishimwe. Hakurikirwa n'uwitwa Azariya. Haleluya! Hakurikirwa n'uwitwa Ananiya, hasoza Michel. Bangahe? Ngaho abana bagiye kwiga muri kaminuza y'i Babuloni kubw'ubushake bw'Imana. Igitangaje muri abo bane, 3 ni nk'abafiye doni cyangwa abagasondoneri, ari kugenderewe ni Daniel. Imana imuha amahoro n'imigisha. Bivuga ngo mushaka kuza muri 10, ariko abandi mwese 9 muramperekeje. Ku kigendanye n'amasezerano harashakishwa Michel. Hano mwese muzaze muzangirireho iki umugisha, kuko Daniel amaze gukomera, sifa kwa Mungu, amaze guhabwa kuba minisitiri w'intebe no kuyobora umujyi wa Babuloni, abihawe na Nebukadinezari. Yesu amubwira ati aha Your Excellency, nabasabaga n'utwanye 3 rero tw'abahungu bitwiganaga ahangaha, sifa kwa Mungu. Ati okay ndabikwemereye, ibyo nta nubwo nirwa ngiye mbikora, wari wowe ubinuma wowe bitegeke. Ati okay Michel, amajyepfo, we Azariya amajyaruguru, nawe burasirazuba. Barakiyobora abana b'abapane ko barakiyobora. Hari Mana ishimwe, abana b'abahungu barakiyoboye mwaka byara, zina ry'Imana rishimwe. Daniel watangiye ari umunyeshuri, Daniel wabashije gusobanuza z'umwami Nebukadinezari. Daniel, haleluya, aragenda aratona ku mwami Nebukadinezari. Naho Nebukadinezari apfiriye, Imana imuhuza n'umuhungu we Berushaza, biciye mu gusoma inyandiko yananiranye ku rusika. Dufite Imana rega, oya nimuve kwe, dufite Imana. Utayifite kazi yake natayishaka biramurura. Nge narayishyikiriye. Uraharisha uzi ko bicaye hara mu birori nk'ahanga gutya, nkuko abadamu bicaye n'abagabo babo. Cyaberushaza ngo cyazanye inkonda, cyahemetse, cyarebye imirari, kwera ibintu kirimo kureba hariya byandika, n'ikiganza kirimo kwandika, mutima wahagaze. Kandi ngo nuko yanywesheje ibikombe byo mu rusengero. Yemwe bantu murahambahane mbe hambahanure, nugira ikintu utanga mu nzu y'Imana, reba hirya umenye ko ntawe ugihurire nacyo. Imisanzu, ibijuma byose mugura, itiku njya numva ngo ubwo ugiye ngo urashaka n'ibintu byawe, urajyana iki? Ngo ndagiye ngo ngomba kujyana ibintu byanjye. Rero byawe gute? Mwacanze imari mwarafatanyije, byageze mu nzu y'Imana. Ihute se, ibikombe byaho, amakanya yaho, amasahani yaho, imirishyo yaho, ingoma zaho, sente yaho, gitari yaho, aba ari ibintu byerejwe Uwiteka. Ubu ntiwakwibeshya ngo bicurangishe muri Primus Guma Guma. Ntimuzanabyishazemo umuntu unywa itabi. Hashwe
bimwe byanyu muharaye ngo murashaka ngo nguzi kuvuza ingoma cyane. Niba atarabatuwe mureke ishyano. Niba atarakijijwe ngo yerezwe uyu murimo mwimwicaza aha. Mudatuma Imana ibishumika bigashya byose. Ni Imana ifuhira ibintu byayo. Yafuhiye ibikombe kandi ntiginywa. Ariko ifuhira ibikombe. Kwera umugabo ngo wavuze tumva nanjye muri anniversaire yanjye nta kindi kirahure nywesha rwose. Ndamwesha iki? Nuko araho yakanuye ubwenge bwamutakaye yasaza ariko byanyabyo. Umugore amubwira ati mugabo wanjye, mutware wanjye, wigira agahinda ngo wihebe kubikwibayeho. Wikubaza iby'inyandiko n'ikintu n'umuntu wayigusobanura ari we. Ku ngoma ya data bukwe ari we so. Ako kantu karandyohera nkamererwa neza. Ku ngoma ya muzehe data bukwe ari we iso. Ndabyibuka jewe sinabyibagiwe. Hariho umuhungu uri mu mwuka w'Imana. Uri mu mwuka w'Imana no kwitegereza. Nguwo umuntu wasobanura ibintu bya muzehe. Kandi amakuru mfite rero ngo ntabwo aragwa, aracyakijijwe. Aracyari mu mwuka w'Imana, ntabwo arazima. Mutume haza urebe, ahita bisobanura. Mana ishimwe, arahita bisobanura. Kandi koko ngo Daniel yaraje asuhuza abasanga mu biro nko kumwicaye, arabasuhuza ati mwiriwe neza, ati mwiriwe. Babanza gucyumwa ati no sinje kunywa hano kuko ntabwo ndi muri reception. Ngiye ikintu kinzanye n'ibintu nk'ibyo byagoranye gutya. Biravuga ngo mene tekeru farsine. Bisobanura ngo wapimwe, shyirwa ku munzani, ugaragara udashyitse. Ubwami bwawe bwakuweho, buhawe abamedi n'abaperesi. Kandi mwirirwe. Bati wese garuka bakurebere costume ati nzambara iyo mfite. Garuka cha agafuka kumucari bwana. Mu rugo ndawufite ikiro, ndarye ikiro mfite mu rugo. Kintu kisha abanyempano muri minsi. Abanyempano muri minsi bazize gushaka indamu. Kandi Imana nayo yaratumva ni mwicare muceceke muzongera kuvuga mwakijwe. Imana yararakaye. Mutajyaga ibintu biriho bipfuye ko gusa. Yararakaye. Turakari. Amaze kubisobanura gutyo koko pe uwo munsi Uwiteka mukuraho hajyaho Dariyo umedi. Dariyo ngo agereho akurikiranya amateka ya Danieli. Haleluya. Kuva ku ishuri bagambirira kutiyanduza, kugera ku mwami Nebukadineza asobanura inzozi, kugera kuri Berushaza umuhungu we. Aravuga ati uyu mwana nyamara nkwiriye kuba inshuti nawe. Umva se umwami gushakisha umwana nkuriye, nkwiriye kuba inshuti nawe. Aramushakisha babaye inshuti ariko mwibanga. Igihe cyarageze abandi ba guverineri bizindi ntara, abandi ba ministre bamenya ko Daniel abana n'umwana, baramwoshyushya hatorwa itegeko rizamukoraho. Muraryibuka ryo kuzaramya umwami n'ikigwamana cye. Nyakubahwa ushyireho iminsi 30 kwezi kose, nta yindi Imana isengwa, nta wundi uramywa, nta wundi usingizwa ari wowe. Kidata we Nebukadineza bambe Daniel aragambira ko atazapfukama cyangwa ari ikintu cyose. Itegeko rero ryaravuga ngo utazabikora yicwe uruhe rupfu. Bashyira intara ahantu bazifungirane zirizwe ubusa iminsi ngahe? 7. Buriya 7 ifite ikintu sobanura nzakibigisha ngarutse 7 mubishyira ahantu. 7 irangiye bateruye Daniel aragiye bajugunyemo. Abamujugunyemo bumva birarangiye. Koko se byararangiye? Kada yararanye nzo burinda bucya.
icyo biri tubwira muri Daniel Gatandatu 22 ni uko umwami yabuze ibitotsi. Iryo joro umwami no ku gihe cya Nehemiya yarabibuze umwami, no ku gihe cya Moridekayi yarabibuze. Amina. N'ubishatse yabimubuza kugira ngo tabarwe. Mana ishimwe cyane. Abura ibitotsi ngo yizindira mu rukerera, aragenda no ku rwobo rw'intare ngo ahamagara akiri kure, yewe Daniel we mugaragu w'Imana ukundwa cyane, ngo aramutse sha, mbese Imana ukora ndagakunda cyane, Imana ukora, Imana ukora yabashije kukurinda iminwa y'intare. Daniel asubiza mwapfiriye mu kuzimu mu mwobo, ngo yandinze naramutse kuko nta kibazo mfitanye nayo. Haleluya. Ngo kandi nawe mwamuzi ko ntacyo. Mana ishimwe. Haleluya. Uwo mwanya, haleluya, ngo hamagara abagaragu bamukuramo. Hamaze kumukuramo ahita avuga ngo abantu bose bize iri tegeko n'abaritoye. Ubwo ni Sena n'abadepite. Sena yize itegeko n'abadepite baritoye. Ndabashaka hano, ndabashaka hano, hadasigaye n'umwe n'uri muri konje. Mana nishimwe. Ariko ubu Imana ubundi guhora kwayo ntabwo ngo ntiyajyaga ibyihutira mu by'ukuri. Guhora kwayo ntabwo yajyaga ibyihutira, ariko hariya byarihuse. Gutabarwa mu rukerera nko mu masaha nibature, yego, hanyuma saa 2 tugashyiramo abanyigiye ibintu bibi. Barabazanye bamaze kwazana ati niko burya bwose mwigira itegeko ni kubw'umukozi w'Imana mwaryigaga, bose bakunamo. Burya muryiga mukaritora vuba vuba n'uyu mwahigaga. Imana rero yamurokoye niba bashyiremo. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo babamanuriyemo zibasamira hejuru, zibamenagurana n'amagufwa ku buryo bari hejuru ngo bumve koco y'urwasaya ngo yahekenye imbavu abo hejuru, bakabyumva ihekenye imbavu hepfo hariya. Uwo munsi abantu bose batabavuga ngo tugiye kubaha no gusenga Imana yande ya Daniel. Nyuma y'uyu Dariyo hima Kuro umuperesi, ari nawe wacyuye ubwoko bw'Imana. Mwamuririmbye hano ngaha bari mwamaze Kuro we Kuro, ngaho nabahaguruka kugira ute? Twese twahagurutse turashima, twese twahise duhinduka bakuru. Nusoma Yesaya 46 urasanga Imana yari yamuvuzeho. Amina. Amen. Nzahagurutsa Kuro, yego, ni uzasohoza iby'ukuboko kwanjye kwagambiriye. Imana ishimwe. Imusezeranye ko nta nzugi z'ibyuma zizamubuza. Ibihindizo camo kabiri Kuro azabisohoza. Kuro rero yageze ku ngoma. Haleluya. Aratangira ati uyu munsi nta bintu byinshi ndi buvuge, ndashaka kubaho gusa action plan, ibintu mpanga, nubwo ntarabereka byose nzakora, ko uyu munsi kihutirwa ndashaka ubwoko bw'Imana bataha. Dore ni ijambo rya mbere. Timbo ati irya kabiri, kandi irya kabiri rwa rusengero rwashenywe nemeje kurusana kandi nitanze inkunga. Amina. Cya gatatu, abakuru b'imiryango yese mwese mwitoranye mw'abantu bo kuza kundeba, mbafashe ko muzataha. Imana nishimwe. Imana nishimwe. Kugira ngo Uwiteka asohoze ijambo twumvise,
agura inyegamo zawe zigizeyo, agura imigozi yawe, rega imigozi yawe, agura imbago zawe. Haleluya! Kuko iki gihugu kizaturwa n'ubwoko bwinshi. Ahantu habaye amatongo hagiye kongera haturwe, habaye imyirare hazahingwa. Imana nishimwe. Nongeye mbashubije amasaka ku mbuga, ndongeye mbashubije imitobe mu mivure, ndongeye mbasubije ihinga n'isarura. Haleluya! Imana ishimwe. Barazamuka nk'uko Imana yabajyanyeyo, n'ubundi batashye mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere cyazamukanye na Zerubabeli, yego, ari kumwe n'umuhanuzi Obadiya na Hagayi. Niyo mpamvu muzabona Obadiya na Hagayi aribo bahanuzi bihariye bahanura ibintu by'inyubako, kujya kuzana igiti, yego, mukaza tukoka inzu y'Imana. Murabyibutse? Burya bari baje gusana iki? Urusengero. Iki kintu cya gicanga abantu bakibaza ko ndeba Nehemiya yubatse, n'Abazerubabeli bakaba barubatse. Bubatse iki? Ntago bubatse ibintu bimwe. Zerubabeli azamutse n'itsinda batahanye, babandi bitwa Noble Clergé, bo basanye iki? Urusengero, réhabilitation du temple. Ntabyumvise? Hanyuma Nehemiya Imana imubika ahantu bita Shushani, azamukana n'icyiciro cya kabiri, amen, gihura na Ezira, Yesu ashimwe, maze basana iki? Igipangu. Igipangu. Umwami adufashe cyane. Hanyuma aba gatatu batashye basanga byombi byaruzuye, nubwo hanyuzemo urugamba rukomeye rwo kubanza kubabuza kongera kubaka, kuko hari hakiri ibisigazwa by'abanzi b'umurimo w'Imana. Umwami adufashe cyane. Umuhungu witwa Yabesi yasenze inguki. Babidusomeye, simbisoma Ingoma za Mbere 4:10. Dore ibintu bine yasabye, nimubitega amatwi mwumve. Icya mbere, icyama Uwiteka akampa umugisha rwose. Amina. Uwiteka we, icyama ukampa umugisha rwose. Cyama ukampa umugisha rwose. Bene data, iri sengesho mujye muri senga. Uwiteka guhe umugisha. Kuko umugisha uzana ibintu byinshi. Umugisha uzana ibintu utaruhiye, uzana ibintu utakoreye, cyangwa se ugahira imirimo ukoze. Icyo nkivuze ngo mucyumve, musobanukirwe ko mu mugisha Imana ishobora kugukorera ibirenze ibyo wabasha. Hari abantu muri mwebwe bigeze kurota ibyobo babyica? Warabirose? Urota wica imegeri byakubayeho? Warose siri musohora usoroma ibintu by'ibidegede byinshi muri yuzi? Izo nzozi uko ari 3 nicyo zisobanura. Sobanura ko hari ibintu Imana igiye kuguha bitavuye mu byo ukora. Umva ikindi, nimwibuke ikimenyetso Imana yahaye Hezekiya cyagiye imubwira ngo igiye kumurwanyiriza umwami wa Ashuri. Yesaya 7:30 yaramubwiye ngo ikimenyetso nguhaye, uyu mwaka muzarya ibyimeza. Ibyimeza rero nicyo bisobanura burya. Ukurikiyeho muzarya imicwira yabyo cyangwa se ibishibuka. Uwa gatatu niwo muzahinga mugasarura. Urumva ko Imana igiye ibikora rero. Icyampa ukampa umugisha rwose. Haleluya! Amen. Jambo rya kabiri, ukagura imbago yanjye. Imbago bisobanura kudahora wiziringa ahantu hamwe, ukaguka mu buryo bw'umwuka. Mana ishimwe. Yemwe bene data, iyo abantu bari ahantu bizingazingiye hato, abo bantu barangana. Nicyo nababonyeho kuva navuka. Cya kabiri bagira amatiku barakanasebanya, abagore babo bakabipfa, n'inka bakamaga ntizibe zikibakwiriye, zikibahagije, kandi buri wese baramuhaye urubu rw'amata, ariko ugasanga barayapfuye. Kubera iki? Kutaguka. Ariko iyo mwagutse
mwagatura ku cyase Makamba, undi ku murindi w'intwari Byumba, undi Kinyamakara nikaduha n'ibyo. Ubwo buri wese azajya azana ubunyobwa, nituba twagize ubukwe undi azana ikintu wabo bejeje. Haya matiko ashiraho ngaho. Imana ibagure rero, ibagure. Haleluya! Ibagurire ku isi yose, ibagurire ahantu hose, ahakonje n'ahashyuha, ibagure mu izina rya Yesu. Imana ibagure, ndabyatuye. Imana ibagure, mushumbandagije. Imana ibagure, yagura abaririmbyi bari aha ngaha, yagura abadiyakoni babone za misiyo bakorere kure, yagura abantu bajya kwiga barangize bakomeza akazi. Ariko ibyo mukora byose n'ibyo mwinjiza byose mukunda u Rwanda n'itorero. Imana ibagure. Haleluya! Imana ibagurira imbago ibageze kure hashoboka kandi harahari. Cya gatatu, ukuboko kwawe kukabana nanjye. Hewe mumbare mvuge ukuboko. Mureke mvuge ukuboko gatoya. Uguke? Yo. Bibiliya irambwira ngo ukuboko kwiza k'Uwiteka kwabaye kuri Yosefu kugeza ubwo na Potifari abibona. Ku kuboko kwiza kw'Imana kuri kumwe nande na Yosefu. Ngo yeboneye hehe? Yabibonye ate? Ngo nuko icyo yakoragaho cyose cyahabwaga iki? Bagera ubwo bamusaba bati Yose aho bigeze turakuzamuye, ubaye shefu w'imirimo yose y'ibigami, kugira ngo buri kintu kijye gutambuka imbere ukuboko kw'Imana kukinyureho. Amen. Haleluya. Biravuga ngo muri iyo minsi ariko Potifari ukuboko kwiza kw'Imana kwahaye umugisha urugo rw'uwo mukire, ngo hagira umugisha ibyo mu nzu. Niburebe hano ibyahehe ibyo hanze mu rugo, kurikira urebe ibyo mu murima n'ibyo mu gasozi. Ibyo bintu murabyumvise? Ibyo mu nzu, hanze mu rugo, mu murima no ku gasozi. Mugira yikize ku gasozi ni amashyamba. Ku gasozi ni ahantu hawe hasagutse utari wanahinga. Mu mirima naho uhinga n'urutoki rwawe n'ibisusa byawe n'intoryi zawe n'akarima k'igikoni byose bigahabwa umugisha. Amina. Bimenyekana ko kuza kw'Imana kuri we. Naho abeshye wagafungwa babiririmbye hano. Ariko arabiririmbye ngo nubwo wagira ibibazo ntukibwire yuko ari ibyaha wakoze. Ni imirimo y'Imana igomba kwerekanirwa. Naho afungiwe ngo n'abarinzi b'imbohe bose baje kumukuza, aba umurinzi w'imbohe. Amen. Kandi kuboko kuza kw'Imana kumuha guhesha umugisha ikintu cyose akozeho. Imana nishima. Icya kane ya besi yasabye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Haleluya. Ukandinda ibyago ntibimbabaze. Iri jambo ntirisobanuye kurindwa ibyago complètement ntibibeho, no. Hubwo no kubaho bikabaho, ariko bikazagusiga uko byagusanze, bitagombye kugutera pressure. Yego imitsi itagombye guturika ngo vire mu mutwe cyangwa mu nda, no. Byago biza ariko bigusige ugikishijwe utaguye. Amina. Imana ikurinda ibyago bye kubabaza. Ngibi ibintu bine ya besi yasabye. Hepfo haravuga ngo kandi Uwiteka bimuha byose nk'uko yabisabye. Ijambo ryo mu Bagalatiya narisobanuye igice cya 4, mbabwira ko Yerusalemu ziri kabiri, Yerusalemu nk'itorero na Yerusalemu nk'umurwa hariya hepfo muri Israel. Uwiteka yavugaga ko Imana igiye kuzana abantu ikabagura, kandi kuko baraje baratahuka
iyo uri muri Israheli ikintu kikubwira umuntu wahabaye ntagira ahandi hantu ajya ni ukuba avuga igiheburayo gusa. Reba nawe kuvuga igiheburayo atari kuvuga kandi nka langue maternelle, ahubwo waranakiza ugakiga no muri kaminuza yaho narayisuye yiga igiheburayo gusa. Ariko abanyuza ahandi kakanda babwiye bagiye bagafata kumva aravuga igifaransa arakizi kuko ho yabaye cyari cyahavugwaga, igiswahili naracyumvise barakivuga, cyongereza barakivuga n'ibindi. Ariko ururimi Imana yari yabuje n'urwa hehe? N'urw'Ibaburoni rwitwa urushidodi. Iyo mpamvu bamaze gutaha, Ezira amaze kubarura abantu batashye, yabasanzemwo imigayo 2 niyo dusorejeho. Imigayo ingahe? Icyambere yasanze harimo abantu bashatse abagore b'abanyamahangakazi. Bien sûr abashatswe y'ubwo ngugo bo basigayeyo, ariko ababatahanye uko bikojeje imbere y'Imana biyirije ubusa, Uwiteka ati ntabwo nzabategera amatwi mukirimo abagore b'Ababuroni mwashatse. Bagiraga umunsi mukuru wo gusoma igitabo cy'amategeko n'amateka, barimo bagisoma, Imana itumva ibyo mukora byose mukirimo abanyamahangakazi sinzabumva, nimusende. Hari umunsi babasenze bose, bugiye kwira habaye nka nimugoroba barabagarura. Ntabwo tumva ubusende ararangiye nyine, ubusende me icyuma gihata kiri ndamenya siye neza ziritsagana barabagarura. Ariko hari umunsi cyakemuwe n'amasengesho, muzasanga mu gice cya 10. Nehemiya arapfukama arasenga, haleluya, yashishimuye imyenda, yipfuye ubwanwa, yiteye ivu. Abantu bose bamubonye batariko umuyobozi wacu ko yasenze, maze ngo uwo munsi n'imvura iragwa imutsinda hariya mu ihema mw'irebe ry'umuryango, harajanda amarotota ryavu ryivanga n'amazi bimurya mu bisebe, aho yapfuraguye iki? Ubwanwa. Mugabo araboroga, yambaye ibiguna kandi ngo biracika. Abantu bose barabwirana ngo buriya hariya mureba arimo yiziringa ahirutse urwondo, arimo arasengera ikibazo cy'abagore b'abanyamahangakazi mwashatse. Uwo mushatse wese ati nibo buriya ni yarimo, kandi mu rugo ngiye mufite. Arabyuka hariya ngo ari uko ntabakiriho. Uwo munsi umugabo akaza akagura umugore ati mva sheri wanjye nakuremeye ngukunda, waranambyariye rwose, ariko kubw'Uwiteka n'umukozi wawe uri hariya mviraha. Ubwo rero urumva nyine kubasenda bwa kabiri bikozwe n'amasengesho. Ubwo wenda umugore agenda akavuga ati ningeri karembure arangarura, ndajya kuminuka ku giporoso ampamagare, wenda ndarenga sonatube numva arampamagaye, wapi akakebuka inyuma ati oya genda, nta yakwirebesha inyuma ati oya yewe namaramaje umushumba wacu ari hariya mu rwondo nawe uravuga. Babona iminsi 2 irashize, 3 irashize, bakora igiterane cyo gushima Imana, bongera kwigenzura asanga nta munyamahanga kazi wasigayemo. Imana nishimwe, haleluya. N'abana babo b'abakobwa nabo barajyanye, ariko abahungu basigare badufashe kujya barwana intambara, badufashe gukora uburinzi. Abahungu bagira agaturufu kenshi barisha buriya. Kintu uko ari 2, icya kabiri cyabaye ururimi. Uwiteka aravuga ati mwaranduye ariko ndabeza ndubamaremo. Imana ishimwe. Imana ibahindura bashya, barongera babana n'Imana, izina ry'Imana rishimwe cyane. Rero ndajya ngo dusenge Imana. Mushiki wanjye mwene data, nawe hari icyo wakora Imana ikagura imbago zawe. Iyuzuze n'Imana, ureba aho warangaye, ureba aho watwawe n'iby'isi, bikagutwarira umwanya wabanagamo n'Imana. Hari ikintu gituma ibintu binyagwa. Ntabwo dupfa kunyagwa gusa, ntabwo dupfa kugira ngo iminyago gusa. Oya, muzabigenzure no mu ijambo ry'Imana, muzasanga
Uwiteka hari ikintu aba yabonye akakurakarira, kavuga tumva ndaba nkuretse gatoya ariko ntushaka kuzambona. Twuname dusenga Imana, twuname gato dusenga Imana. Mu minsi yanjye yose y'ubuzima bwanjye nagiye mbaza Imana ngo Mana, ni iyihe mpamvu ibirimo kuba? Ese nta ruhare rwanjye rurimo? Imana yarumenyesha nkayibwira ntimbabarira. Mbese nta ruhare? Uyu mwanya umutima wawe urakubwira ko ubanye neza n'Imana? Uyu mwaka usigaje amezi agera kuri 5, wowe ubanyemo neza n'Imana? Ubanye neza n'Imana? Ese wowe ntabwo ibisindisha byakurangaje? Wowe ntabwo warangajwe n'ibiri hanze aha? Telefone yaho, WhatsApp yaho, pornography yaho, ntabwo byadutwaye ngo ujyanweho iminyago n'umwami w'i Babuloni utari Nebukadinezari? Muri iyi minsi ntabwo umaze iminsi uri ahantu uri umunyago, ariko Uwiteka Imana yateguye iki giterane igatanga intego, irashaka yuko ugaruka ukavanwa mu bunyage. Wamara kugaruka ikagusubiza ibyawe byanyazwe, ikagushumbusha, ikagusubiza ibihe byawe byiza, ikagusubiza amasengesho yawe, ikagarura za nzozi zawe wavuganagamo n'Imana. Haleluya! Ikongera kumvisha ijwi ryayo, kongera kumva ibihimbano by'umwuka mu mutima wawe. Mbese ibyo bintu urabishaka nshuti yanjye? Rambura ikiganza dusenga n'Imana, maze ubwire Imana uti Mana urakoze mushiki wacu. Ubwire uti Mana n'ukuri ndashaka kuri iki giterane gisiga umpembuye, ugahembura ibyanjye byapfuye, ukangarurira ibyanjye byanyazwe. Ngaho nimuhaguruke dusenga Imana. Abo barambuye ibiganza n'abandi batari babirambuye kandi muhagurukire mwe nta kibazo, dusenga n'Imana. Winginga Imana ngo Mana ngarura ubwanjye, banzo ngarure, umvane mu bunyage, umvane mu maboko y'umwanzi. Amaranye igihe kinini, yantwaye ibihe byiza byo gusenga, yantwaye kwitanga najyaga ngira, yanteje ikintu cy'ubugugu sinkirekura, yanteje inyatsi. Iyo nyatsi imereye nabi, kandi cyabiteye nuko ibyo nakoreshaga byose nikoreshaga nabi mu buryo butari bwiza. Ariko Mana mbabarira, maze wongere ngarurire ibyanjye byanyazwe. Dusenga Imana. Nitumara gusenga Imana, ndi buhamagara umuntu ushaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Ariko reka dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye. Tugushimira iteraniro ryacu ry'uyu munsi, kandi tugushimiye ijambo ryawe uduhaye. Dusengeye ubwoko bwawe, abana bawe bakozwe ku mutima naryo, bagahaguruka ngo basengerwe. Ndabasengeye ngo bababarire aho wababonyeho intege nke, aho wabonyeho ibyaha, bababarire ibyabanduje maze bezwe. Mu izina rya Yesu Kristo ubavanaho bari baranyagiwe, barabaye iminyago y'umwanzi. Mu izina rya Yesu Kristo maze ubagarure bakujeho imbaraga zikomeye, ubambure Satani maze ubivuge hejuru. Mu izina rya Yesu Kristo umwivuge hejuru yuko umunyazi iminyago, kandi ko uyu munsi ugambiriye gushumbusha abana bawe ibyo bari barabuze. Kristo Yesu basubiza ibyabo by'umwuka n'iby'umubiri, bashumbusha iby'umwanzi yabanyaze. Ongera ubagorere ibihe byiza byabo batakaje mu gusenga, mu bihimbano, mu kurota, mu ijwi ryawe no kuryumva. Mu izina rya Yesu bashiki bacu na bene data, abagabo n'abagore, abasore n'inkumi barangajwe n'ibiriho, iterambere, ikoranabuhanga ryarabatwaye rwose, maze bahura n'abadayimoni mu ikoranabuhanga, bahura n'ibyaha dore ko birimo. Ariko ibyo byose uyu munsi urashaka kubababarira ngo batunganye, ubakura aho hantu Satani yari yaboheye. Urakoze kubikoze, urakoze kubagaruye kandi kugaruje ibyabo, kandi iminsi isigaye tutazi uko ingana bazayigendemo bagukiranukira, bakwishimira, bagushimisha amaturo, bagushimisha indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, bagushimira mu iteraniro ry'abera, bavuga imirimo itangaje bakorera. Turagushimiye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen, amen, amen.